padiri Policarpe mba Sainte Famille uko tutaziranye. Nagira ngo dutekereze minota mikeya kugira ngo duherekeze uyu mubyeyi Imana yaduhaye. Twamuherekeje Kristo mu minota ye padiri yamugezeho, ahubwo amasakramentu ya ngombwa duhabwa mu minsi yacu ya nyuma isakramentu ry'abarwayi, ku buryo ndetse hari n'amasezerano ijambo ry'Imana ritubwira ku bijyanye n'ibyo bintu, wenda ku batari abakatolike ariko abandi abakatolike babyumva batari wenda babyumviraho. Ijambo ry'Imana dusoma mu ibaruwa ya Yakobo mutagatifu. Yakobo atubwira umutwe wa 5 umurongo wa 14 n'uwa 15, dore uko avuga Yakobo agira ati: mwaba se mwifitemo umurwayi, nahamagaza abakuru ba kiliziya bamuvugireho amasengesho, bamaze kumusiga amavuta mu izina rya Nyagasani. Isengesho rijyanye n'ukwemera rizakomeza uwo murwayi, Nyagasani azamuzahura, kandi niba yarakoze ibyaha bibabarirwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Rero tunatekereje ku buryo bwacu bw'abantu, n'umwana wawe ubyaye agize nubwo yaguta akajya kuba mayibo, akajya kuba rwose akaguta, ariko ku munota wa nyuma iyo avuze ati mawe dawe mubyeyi, hari aho nateshutse, ndabona ko nabaye rwose mbabarira, uramubara byazo bikunze. Natwe rero ijambo ry'Imana ni ukuri. Nyagasani mu bubyeyi ndengakamere, mu bubyeyi burenze ububyeyi bwacu hano ku isi, yakiriye isengesho ry'uyu mubyeyi wacu duherekeje Agustini, aho yaba yarakoze uko ashaka bitari uko Imana ishaka. Nyagasani afite uko yuzuza amasezerano, yuzuza ijambo rye, yamubabariye. Hanyuma rero ni ahacu natwe ndetse ho kumubohora rwose, tukumva ko bamugana icyo Imana yakunze, icyo Imana yabohoye, icyo Imana yababariye. Ntabwo natwe tugendera ku murongo w'Imana, tugenda mu myumvire y'Imana nk'abana b'Imana koko, ku buryo natwe koko tubona ijambo ry'Imana. Noneho rero nagira tuzirikane kubera umwanya muto dufite mbere yo kujya ku yindi, tuzirikane evanjiri ya Yohani umutwe wa 11, umurongo wa umutwe muremure. Nagira tuzirikane kubera ku murongo wa 17, hahandi tubona Yezu Nyagasani Imana ajya kuzura Lazaro wari umaze iminsi 4 apfuye. Yezu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi mu mva, kugera i Betaniya kugera Yerusalemu. Kuva i Betaniya kugera Yerusalemu hari nk'intera y'amasaha 15. Hari haje abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yezu aje, ajya kumusanganira, Mariya we asigara imuhira. Marita abwira Yezu ati: mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, ariko n'ubu ngubu uzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yezu ati: musaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati: nzi ko azazuka igihe kizuka ku munsi w'imperuka. Yezu aramubwira ati: nigezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati: yego Nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana nzima waje muri iyi si. Iyi ni inkuru ntagatifu. Bavandimwe, tuzi ko iki gitabo gikubiyemo amagambo y'ubugingo, amagambo y'ukuri guhoraho. Ntabwo ari ibipapirano by'abantu nk'uko wenda bahakanye bashobora kubivuga. Ubu ni ubuhamya bw'Imana yivugira, ni ubuhamya bw'Imana, kuko uyu nguyu ubivuga ni wa wundi Yezu Kristo
wizuye mu bapfuye, ni wa wundi koko wageze ku mva ya Lazaro akagaragaza ko ibyo avuga ari ukuri, ati Lazaro va muri iyo mva. Mwanya magambo ab'Imana ba Kristo abakiriye Imana bakagendana nayo ntabwo bapfa bahinduka ukundi rwose, ntabwo bapfa bahinduka ukundi. Uko ni ukuri Yesu Kristo bwahamije, kandi kuko yabigaragaje ko yapfuye arazuka. Ijambo ry'Imana rikatwereka muri Matthieu chapitre 27 27 ngo Yesu amaze kuzuka nimva zirakinguka ku buryo agiye mu ijuru, ngo yambukana n'abantu benshi bari bategereje umunsi w'Imana. Mwari magambo kuva kuri Yesu amaze kuzuka, urupfu nirugiherana abantu bana b'Imana. Urupfu ni nk'ikira, ubasha bw'umusaraba wa Yesu Kristo ni nk'ikira abana b'Imana bambukiraho bajya mu yindi si, mu isi y'Imana, mu isi y'abazima. Mwibuke ko Yesu Kristo haravuga ati, mpaka yagiye n'abafarisayo, havuga ati Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaki, Imana ya Yakobo, ntabwo ari Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima. Ko abakiriye impuhwe z'Imana bakazigenderamo, abo ngabo bari mu isi y'abazima, ni bazima. Ibyo ngibyo bihamya Luka umutwe wa 23 twereka ku musaraba 22 ku musaraba Yesu Kristo ariko n'ibisambo bibiri, kimwe kimunyega giti wigize igitangaza ngaho dukure kuri uwo musaraba, natwe ikureho naho tudukureho, noneho tukwemere. Kigezi cyacyo kiragice kikesha giti nyamara cece uyu muntu arazira ubusa, twebwe turazira ibi twakoze n'intungane y'Imana. Nyagasani uranyibuke nugera mu bwami bwawe. Mwibuke ko cya gisamba ko kanya cyahise kibona ijuru, mu kanya ngiye nkubwiye ati ngiye kubohora, ngiye gucungura hanuzi n'abantu bose bari bategeye, ndagiye nyabo ngiye ni kuzimba. Bari ya Petero umutwe wa 3 wa 18 gukomeza utubwira ngo Yesu amaze kukiza yagiye ni kuzima, ajya guhamariza inkuru, ajya gucungura abana b'Imana. Yesu abwiye gisamba ati mu kanya turaba turi kumwe muri paradizo. Navuze ati ngiye kubohora hanyuma nze twambuke mu isi y'abazima. Yesu rero arahamya ko umwemera. Icyo gisambo cyari cyarogoje ibintu byose, cyarayogoje, cyarakoze amafuti, ku isogonda rya nyuma kibona ubugingo, kibona ijuru. Paradizo ntabwo ari ahantu abantu bategerereza, ntabwo, oya, ni mu ijuru, ni mu isi y'Imana, ni mu ijuru. Igitabo cy'ubuhanga umutwe wa 3 kizatubwira ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana. Zivuga batagatifu mu ijuru, hari imbaga itabarika abantu benshi bategereje umuzuka. Ho kino kibiri kizazuka, hazazuka umubiri usa n'uwa Yesu Kristo, roho z'intungane zambare umubiri y'ikuzo. Icyo shaka gutsindagira n'ahangaha nuko iyo duherekeza abapfuye twasubira za misa. Augustine harabari kumusubira za misa kuva yitabye Imana, nanjye ndimo sabira za misa zimara ukwezi, abandi na padiri wari twari tuvuye hariya we yasigaye amusomera misa. Donc we iby'Imana igomba gukora byakozwe. Twebwe ntabwo twabashije kugira uruhare kuri byo mu misa ngo twe duhari, ariko icyo Imana yateganyije kuri we yo irakora akazi kayo n'umwana wayo. Ibindi twebwe turi hanze natwe twirwaneho, twirwarize, tumenye icyo gukora kijyanye. Icyo shaka kuvuga iyo duhimbaza ibi, iyo turi guhimbaza ibi, ntabwo turi guhimbaza urupfu. Iyo dusabira abacu bapfuye ntabwo tuhimbaza urupfu, oya, tuba turi guhimbaza ubwo buzima, duhimbaza ubwo buzima burenze ubuzima, duhimbaza ubugingo, duhimbaza ibanga ry'agakiza tubona kandi twaboneye muri Yesu Kristo. Mwambaro usa costume ni imishanana n'umwenda, oya, uwo mwambaro ni umwambaro w'agakiza. Yesu Kristo twambaye umwambaro w'agakiza tukawugendana, ati aho kuba dutumbuje. Koko rero twebwe bakiri muri uyu mubiri turaganya dushenguka, kuko tudashaka kucuzwa, ahubwo twifuza kuwambikirwaho kugira ngo uwo mwambaro w'akanya gato uduhindurirwe ubuzima. Bityo Imana yaduteganyirije ibyo, yabaye iduhaye Roho Mutagatifu w'umuganura, Roho Mutagatifu Mwuka Wera. Iyo Mana iri tugendana muganura
mbese iyo mutagatifu adusogongeza ku byiza dutegereje mu ijuru, ibyishimo by'abana b'Imana. Iyo roho mutagatifu aduha gusogongera kuri ibyo byiza dutegereje. Nubwo ariko duhorana icyizere, tuzi neza ko igihe tuzava muri uyu mubiri tuzasa turi muri uyu mubiri tuzasa n'abari ishyanga kure ya Nyagasani. Ahangaha mwumve neza, nk'uko noneho ko uri muri amahanga, wenda ukaba wenda u Rwanda wenda uruvuga nabi, ukaba u Rwanda wenda hari abandi baruvuga neza, hari abandi bohereza inkunga kuri bene wabo bakabategurira. Noneho rero hari uzaza wagera mu Rwanda agafungwa bitewe n'uko wenda yitwaye ku bya politiki. Hari uzaza natanafungwa akagira n'ipfunwe, akagira ipfunwe ryo abantu bajya banyumva ku maradiyo ndi kuvuga nabi Rwanda n'Abanyarwanda, akagira ipfunwe ntiyisanzure mu bandi. Hari n'undi uzaza mu Rwanda bajye ku kibuga cy'indege bajye kumwakira, mbese yabaye mu ambasaderi w'u Rwanda ku buryo afite ishema ryo gutaha iwabo, ataha rwose afite ishema n'isheja rwose atashye u Rwanda neza. Ariko natwe bimeze hano kuri iyi si, turi muri diaspora. Byanze bikunze, wabishaka utabishaka, uzasohoka mu Rwanda rwo hirya iyo. Uzataha yute? Uzataha niki? Bazakwakira bate mu Rwanda rwo? Ese wabaye umwabasaderi mwiza w'urwo Rwanda rw'iyo wita mu ijuru? Ese witwaye ute rwose n'iyo Mana n'abayo bavandimwe bawe kuri iyi si? Aho numara kwambuka unyuze mu nyanja, wambutse inyanja cyangwa unyuze Rusororo, hirya Rusororo rwose uzataha ufite ishema n'isheje, uvuga uti nabo bakwakira ni yombi. Nuko rwose ahangaha ni ukuri, nahanjye naho kubitekerezaho. Hari ukuntu twihambira kuri utu twaka 30, 40, kavuga ngo 70, 80 ku warambye, tukibagirwa igihe kitagira iherezo. Bavandimwe bana b'Imana, ni ukuri kano kanya duherekeje nicyo yanatwifuriza dayeje. Ubu nicyo twifuriza cyane ku buryo ababazwa ari kubabazwa, kuko abacu bapfuye ntabwo ari abazimu, ntabwo ari bariho, baratureba cyane, baratureba. Nta nicyo ngiye gusorezaho mu kanya. Ubu mvuye muri vision spirituelle théologique y'urupfu. Icyo yakwifuza ni ukubona abana be basingiza Imana, bo bafite igitinyiro cy'Imana, rwose ku buryo bafite igitinyiro cy'Imana pe. Mise nibuka amagambo akunda kunzamo vuba, amagambo y'umunyarwanda. Ari umunyarwanda Munyabutare mu Mubirigi, umuhanga rwose, ndamukunda amagambo yaba afite imbaraga. Agira ati, muntu abereyeho kurangamira Imana, areba Imana hejuru ye, iby'isi akabireba bikabiri munsi y'ibirenge bye, bitamuboshye, atabirangamiye, arangamiye Imana. Mugenzi we akaba mugenzi w'umuvandimwe, bafatanye urunana bajya mu ijuru bakora urugendo. Atari ku ishyano ryaraguye, ati muntu yaracuramye, ataho kugira ngo arangamire Imana, arangamiye iby'isi bishira. Bityo muntu ntakiri umuvandimwe we, atahubwo ni mukeba we, bakebagurana bapfa ibintu. Niko avuga Kristo Yesu akuzwe. Ukoresha amagambo ye ati ntago kandi kuko umuntu adafite igitinyiro cy'Imana, icyo mfana nawe dupfa uri objet yo kuexploiter, wo kushimisha. Donc ntabwo iyo nta gitinyo mfite cy'Imana, wowe icyo dupfana ni kuexploiter, uri objet de mon plaisir, nta kindi kindi. Nicyo yakwifuza ko abana be baba tinya Imana, basingiza Imana, kundana, bashyira hamwe. Donc icyo kintu kirakomeye maso Imana. Hanyuma rero icyo ngiye gusorezaho kugira ngo tukomeze hariya, ubona zigiye gusigara itatu n'itatu. N'amagambo nakunze y'umuganga, ni docteur kwa muganga w'umedecin w'umudage. N'uwajya kuri Google yamubona, ni umuntu uzwi cyane.
uwo mugore ntabwo yemeraga Imana ariko yagiye mu specialiste cyane, yagiye avuye anyura mu bihugu binyuranye, noneho agahura n'abantu bapfuye, donc abandi bapfuye kubw'igitangaza bagasubira mu buzima, bakongera rwose medecine yadekaraye ko umuntu yapfuye, ariko kubw'igitangaza nyuma y'igihe bakabona umuntu arazanzamutse. Akabona abantu nk'abo muri Australia, abandi muri Amerika, abandi Burayi, abandi muri Aziya, aho yagendaga anyura hose bimwanga mu nda, yandika ibitabo ku bijyanye n'urupfu, yandika ibitabo ku rupfu. Kubera iki? Kubera yuko yatangajwe n'ukuntu abo bantu bose batangaga ubuhamya bumwe, bataziranye, batabyumvikanyeho, ntacyo bahuriyeho, ariko bose batanga ubuhamya bumwe bw'ukuntu umwuka wavuyemo, uburyo bagiye, uko basanze hirya ya Rusororo, uko byari bimeze, uko donc atangaza n'ukuntu bose bari kuvuga ubuhamya bumwe. Umugore mwanga mu nda yandika ibitabo sur la mort. Muri byo mfite bibiri, kimwe kivuga ngo la mort, dernière étape de notre croissance. Donc umuntu aravuka za étape z'umuntu, gitamambuga, umwana utangiye primaire, umwana adolescent, uko umuntu mukuru, umusaza, kugeza umuntu apfuye. Akavuga ati icyo twita gupfa n'indi etape yo gukomeza kubaho kwa muntu, ari nayo ya nyuma, dernière étape de notre croissance, yo gukomeza kubaho kwacu. Ikindi cya kabiri vite agira ati la mort, nouveau soleil. Donc mutekereze nk'abantu bari mu icuraburindi, mu gicuku, mu ijoro, noneho umuseke ukebye hagatangaza izuba. N'icyo gitabo hashushanyijeho izuba, avuga ati urupfu ngo ni nk'izuba riba ritangaje rikinguye undi munsi ukeye. Ati urupfu kuri muntu, ati buryo urupfu ntabwo ari ugupfa, ntabwo umuntu aba azimye, si ugupfa, ahubwo urupfu ubungubu kuri Agusitini ni izuba ni umunsi we ukeye wo kubaho kwe, kandi wa munsi utazongera kwijima na buhoro. Ni umunsi wo kubaho kwe, ni umunsi we ukeye utazongera kugira ijoro, wala wo ubuzima. Urupfu ni izuba ridukingurira isi y'abazima, babandi Yesu Kristo yavuze kwa Yohani umutwe wa 11. Bavandimwe rero, uwo mugore Elizabeth yahise yemera Imana, avuga ati ya Mana bavugaga iriho, ya Mana hinyuraga mpinyura iriho, n'ijuru ririho, bose ijuru ririho, ahubwo icyo nkwiye gukora muri iyi si ni ukuberaho Imana. Arabona ko hano atari iwacu, turi abagenzi bihitira, bitambukira, ikikwiye kubaho ni ukubana, ni ugusenga Imana, ni ukuberaho Imana, kuko nta kindi rwose. Bavandimwe rero, Agusitini tuzakomeze tumusabire za misa, ndetse gira akamaro. Bubaha Imana, batinya Imana, bakunda Imana, bakanakundana. Icyo ngicyo Imana iragishaka. Nta mubyeyi wakwifuza ko abana be bazarimbuka, yakwifuza ko abana be bahura n'Imana bakamusanga aho ari. Rero ibyo tutabashije gukorera hamwe twese mbere na mbere kubera kino cyorezo, abandi bose bakaba hari n'abantu bakatabara, tukamuherekeza rwose mu cyubahiro kimukwiye rwose. Turabikora ku mutima, nibura tumuherekeze n'iryo shimwe ku Mana mbere na mbere, ko yamuduhaye nk'umubyeyi, ibyo yakoze byinshi tubuzi n'ibyo tutazi byiza, byose tubishimira Imana. Aho yagize intege nkeya, naho rwose twana isengesho, ijambo ry'Imana rivuga henshi, rirabohora. Hari igihe abantu benshi batabyumva, ariko isengesho rirabohora, ko nawe nicyo cyifuzo, nawe isengesho rye ari mu kubohorwa, natwe tumufashe kubohoka, dukomeze kumutera agahinda no kumuboha kurushaho. Rero nasoreza hano kugira ngo abayoboye gahunda mukana mu mwanya tubwire uko tugiye kubigenza, cyane ko
hariya tutahemererwa kwinjira twese, ari abantu 15 nyine mu mwanya mu kanya, ariko ndagira ngo turirimba akanyikirizo n'indirimbo n'igitero kimwe, hanyuma musubize ijambo. Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Uwawe nyagasani Yesu, uwawe ungeze uko ushaka, uwawe nyagasani ungeze uko ushaka, unyihere ubutungane bwawe, uwawe dukomeje gushimira Nyagasani Imana yacu, dukomeza gushimira ko waturemye tugira abana bawe muri Yezu Kristo, kandi by'ikirenga ukaba uduteguriye unadusezeranya kuzabana nawe iteka mu ijuru. Tugushimiye tugutura umubyeyi wacu Agustine waremye ndetse akanera imbuto nyinshi zirimo urubyaro n'ibikorwa byiza yagiye akora, aho yatikiye nk'umwana w'umuntu. Nyagasani mubabarire, natwe tukiri hano ku isi uduhe gukora urugendo rwacu tugusanga, tukubaha, tugukunda, tugukorera, kandi twiyunga n'abavandimwe bacu mu gihe tukiri mu rugendo hano ku isi. Byose tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu.